turakomeje mu byigisho byiza by'ubuzima ariko mu gice cy'amabanga y'urugo. Tugiye kwera hamwe amakosa 5 utagomba gukorera umugore mu buriri. Turifashisha igitangazamakuru cya Aurore de pouvoir de séduction cyo kwa 4/10/2020. Twifashisha nanone na cya gitabo cyitwa Pour le meilleur et pour la vie cyanditswe na Dr Nancy Van Perte muri chapitre ya 8 yitwa L'harmonie sexuelle du couple. Ni ngombwa rero yuko abubatse cyane cyane abagishaka yuko mumenya ibi bintu. Hari igihe ibintu by'amabanga y'urugo byanga ariko atari uko byakanze, ahubwo ari uko hari ibintu umuntu abatazi. Niyo mpamvu ngira ngo ibi bintu mubihe agaciro. Ikintu cya mbere mugabo utagomba kwibagirwa mu gihe cy'amabanga y'urugo ni ukwibagirwa preliminaire, ubwo nimbanziriza gikorwa. Buriya abadamu batandukanye n'abagabo. Abagabo iyo barebye ubushake buhita buzamuka, ariko umudamu afashwa n'ikintu yumva. Bivuze rero yuko aragoye, abadamu mu mabanga y'urugo baragoye. Kugira ngo umudamu agire ikintu cyitwa ubushake uba wakoze ikintu gikomeye cyane. Bivuze rero ngo akeneye ikintu cyitwa gutegurwa. Hari ibyigisho nagiye mvuga mbere yuko umudamu akeneye yuko ubasha kumukora mu bice byumva. Hari ibyigisho nagiye nigisha, buriya hari ni video nabasha gushyiraho igaragaza ibice byumva by'umudamu kurusha ibindi. Rero abadamu bajya bambwira yuko abagabo batajya bategura rwose, bahita bapafura ku buryo ki rwose umudamu aba yumva atazi n'ibyo ari byo. Hakaba n'igihe abadamu muzabona bakunda gufeka bakavuga ngo bararwaye, uyu munsi arwaye umutwe, ejo arwaye amano, ubutaha arwaye intoki, ubutaha arwaye amaguru, bitewe n'iki? Kuko ari kuguhunga. Rero umudamu udategurwa iki gikorwa kimubera nabi cyane, kuyo ki aba yumva hari umubiri we ari nk'umubiri urimo gutemagurwa. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Umudamu ntago ameze nkawe mugabo. Bagabo rero muhita mugenda mugahita mwinjira mu bice by'ibanga by'imbere rwose, mwihane kugira ngo mufashe abadamu banyu, cyangwa se mo kimwe mutabikosoye muzunira abadamu banyu. Hari ibintu byinshi bajya bambaza ngahita mbona yuko amakosa ari ay'abagabo. Ubwo rero mugabo, niba utajya utegura umugore ngo ubasha kumutuma abasha kwifuza cyangwa se gukenera icyo gikorwa, kandi nongeye mbisubiramo, igikorwa cyagenze neza uyu munsi, ejo kirushaho. Cyapfuba kikagenda nabi uyu munsi, ejo kirapfuba kurushaho. Kuko akenshi umudamu iyo kigenze nabi niwe muntu wa mbere ejo aba atakifuza ko icyo gikorwa cyagenda neza, akanagihunga rwose, ahimba imitwe igiye itandukanye. Ubwo rero nimujya mubona abadamu kenshi babahunga bakajya babaha impamvu zidashinga, mujye mumenye ko ari imitwe ahubwo ari uko bazinutswe. Niyo mpamvu rero umudamu udategurwa, iyo ari umudamu udakomeye mu mutwe, muzabona abadamu benshi bacomoka bakajya baca inyuma abagabo. Uriyo mudamu akenshi acomoka aca inyuma mu mugabo, ni ikimenyetso cy'uko mu rugo bitarimo kugenda. Kuko akenshi abadamu ibintu bibakurura ntago babivuga. Buriya mu biri video zitanzagenda ngaragaza ibintu abadamu bifuza ariko batajya bavuga. Rero nshuti zangiye kwirinda biruta kwivuza. Ikindi gikurikiyeho noneho rero cya kabiri, abagabo ikosa mutagomba gukora ni ukwikunda. Twigeze twabona neza yuko umugabo ukora kino gikorwa akunda umudamu we, hari ibintu nawe agiye akora, video narabyigishije. Rero umugabo wikunda ikizamushimisha gusa ni ugukina n'inkoni y'ibyishimo yiwe, noneho akajya nireba kugira ngo arebe ukuntu bigenda. Ntabwo ajya atekereza ko umudamu nawe akeneye kumva aguwe neza kuva bitangira kugeza bisoza. Akenshi rero umugabo wikunda ntabwo akenera no gushyushya umudamu wiwe kugira ngo yumve ko icyo gikorwa agikeneye, ahubwo we rwose kubera yuko we n'ubundi umubiri we uba ushyushye cyane, aba arimo kubira yumva yuko agasabo kuzuye agomba kukavida, ibi ntabwo biba bimureba. Rero nimba utajya ukora igikorwa wabanje kumenya niba umudamu wawe yakigizemo ubusha cyangwa se n'ubundi yumva ari ibintu akeneye ngo unamufashe kugira ngo ubwo gukenera bizemo, urikunda. Rero umugabo wikunda atuma umugore nawe azinukwa kino gikorwa. Rero icyo kintu nacyo
abagabo mu kihane. Ikintu cya gatatu, kutavuga mu gihe cy'amabanga y'urugo. Abagabo, hari ikintu umwanditsi agaragaza icyo twita sexualiser la discussion pendant l'acte sexuel. Kusexualiza ni ukuvuga ngo ni ukuvuga amagambo yerekeranye n'amabanga y'urugo, ukajya uyavuga rwose n'uburyo uyavugamo, uburyo ureba umuntu rwose ni nko gushyira ibirungo mu gikorwa. Ubwo rero abagabo mujya mutavuga rwose mucecetse, ni ikosa rikomeye cyane. Kusexualiza rero icyo gikorwa ni amagambo ubasha kuvuga umushima ku gikorwa gikora neza, umubwira ko impumuro yiwe, ukuntu areba, mbese ibintu byose ukajya ukina n'amagambo meza yandi akorogoshora hehe mu bwonko, kuko abadamu bitwa cyangwa se bakururwa n'ibyo bumva. Rero niba nta kintu no kuvuga, urimo kwica igikorwa nawe. Ubwo rero niba igikorwa kitari bugende neza, umenye ko nawe wagizemo uruhare, wakibihishe. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ikintu cya kane, ikosa rya kane abagabo mukora, abagore bajya babandegera, ni ukudafasha umudamu wawe kugira ngo nawe agere ku byishimo, aribyo twise orgasme. Ntabwo kino gikorwa abadamu benshi bajya bampamagara bamubwira ko ntabwo bazi ibyo ari byo, ngo kuva babaho ntabwo bazi icyo kugera kuri orgasme cyangwa gusoza ku mudamu bivuga. Ubwo rero nshuti zanjye, harimo abagabo benshi bazi neza kuko umugore kugira ngo asoze ari uko yagomorotse. Nta hantu bihuriye. Kugomoroka ni ikintu kimwe, hari abadamu bagomoroka ariko batari basoza kuva babaho. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Iyo wize kumenya umudamu wawe iyo ashoje urabimenya, ndetse bikaba na byiza ari uko abanza agasoza nawe ugasoza nyuma, akagufasha kugira ngo usoze. Rero umudamu niba waramenyereye, hari ibimenyetso byinshi uzamubona yuko kuko icyo gikorwa akigezeho, uburyo abasha kuba atitira, ijwi ryiwe ukuntu rihinduka, uburyo ki arebamo, ndetse n'uburyo ki avuga akajwi rwose cyo twita supire, uburyo ahumekamo rwose ntabwo abifeka. Rero abadamu benshi bambwira yuko rwose ikintu kuko batakizi, kugira ngo banezeze abagabo babo baragifeka, bakereka abagabo uko bashoje kandi nta byabayeho ngo barimo baribwa. Ubwo rero kino kintu nudafasha umudamu wawe ngo asoze nawe ubone usoze, nta kintu wakoze. Buriya kugira ngo umugabo imbe ko yakoze, ni uko umudamu nagira ku byishimo bya nyuma, kandi ageze ku byishimo bya nyuma nibyo bimurinda indwara. Naho rero iyo umusize mu kirere nta hantu yageze, nibwo uzabona yuko agira imishiha, agira umutwe udakira, imigongo idakira, bitewe n'uko iki gikorwa nticyakozwe. Abagabo rero nyine abadamu barabandegera yuko rwose ibyo bintu bitajya biba. Bivuze rero ngo mbere yuko wowe ushaka gusoza, menya ngo umudamu wawe yashoje kandi nasoza. Ikizabikubwira ni uburyo mu rugo izajya bimeze neza, nta mishiha, urataka kwakira nk'umugabo rwose, umutware we aratashye, urabona rwose aragutunganyiriza imyenda rwose, buri munsi arateka indyo akazihindura, ibintu byose abikora neza, utashye arakwakira gufungurira. Ariko nubona umudamu wawe utashye adashaka no kureba, akajya abwira abana mukingura, ukabona ntanaseka, umenye yuko mu buriri ibintu bitagenda. Wowe uba wanejejwe nuko igikorwa gishoje, ariko niba aba yashoje bituma rero agira iyo mishiha yose. Ikindi kintu cya nyuma rero, kujya ugerageza ibishyashya mu mabanga y'urugo. Burya ibintu bimwe bihora ari bimwe cyane birarambirana. Bivuze rero ngo ni wowe ugomba gufata iya mbere, gutangiza position nshyashya, metode nshyashya, mbese ibintu byose ahantu igikorwa kibera hashyashya ukajya ubihindagura kandi ukamuteguza, kubera yuko iyo bimukubiseho ntabwo uba wateguye ubwonko bwe, bibasha kumugwa nabi akanabyanga. Rero abadamu mujya mu binkwakuzi mugashaka kuzana ibintu bishyashya, abagabo badasobanutse baba bagira ngo nta hantu mubivanye muvuye, ko hari abandi bagabo babibakoze, noneho bigatuma mutangira mushwana ntabe yabizera. Abagore rero mujya mumbaza kino kibazo, rimwe na rimwe ubanza umenya umugabo wawe yuko gutangiza cyangwa se kushotora nta kintu bimutwaye. Ariko nk'abadamu benshi bajya bambwira yuko iyo bakoze kino kintu abatware babo babamerera nabi, bakabakeka. Rero nshuti zanjye, numufata nabi ukajya umukeka, ahubwo ibyo bintu umukekera azabikorera icyo. Iyo ari umudamu utazi icyo ashaka mu buzima bw'urukundo cyangwa se mu buzima bw'urugo, nshuti zanjye rero kwirinda biruta kwivuza. Aya
asenya ikintu cyitwa umubano mwiza mu rugo no mu buriri, by'umwihariko mu buriri. Kandi buri rugo rugenda neza niyo kino gikorwa cy'amabanga y'urugo kigenda neza. Iyo kitagenda wa mutware we rwose ukabona rwose wowe ibyawe biragenda neza ku mudamu ahorana imishiha, umenya neza yuko igikorwa nta kintu uba wakoze. Rero ntukaza ugenda mu nzira rwose ukandagira urukweto kandi umudamu wawe arimo kukureba mu bwonko yuko nta kintu wakoze. Niyo mpamvu rero abadamu bitagenda neza. Iyo atabasha kugufasha ngo nawe abe communicative akubwire, abasha gutuma noneho nawe ugira ngo ibintu bigenda neza kandi nta kintu cyagenze, noneho ibintu bigahorora birushaho kuba bibi, bigatuma rero niba bibaye bibi n'umugabo ntiyihangane, aracomoka n'umugore agacomoka akajya kwishakira abapfubuzi nyine. Ubwo inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba mushya kuri channel kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusagiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Yagiciro kwa namwe kuba nanjye Dorothée w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye.